Yesu nashimwe, inshuti bakundwa bene data ndabasuhuje, ni Evangeliste Kabatesi. Ndagushimye wowe wahisemo neza kubana natwe mu buryo bwo gusenga Imana. Bibiliya iravuga ngo mushakishe Uwiteka Imana n'ubwenge n'imitima n'ibitekerezo n'imigambi yanyu yose. Rero ndagushimye wowe wahisemo neza kubana n'Imana mu bihe byiza, kandi ukaba wemera gutega amatwi ukumva ibyo Imana yampaye ngo nguhereze. Imana iguhe umugisha. Rero uyu munsi tugiye kumenya byinshi ku bintu bitera ubukene. Ibintu bitera ubukene ni ibintu byinshi bitandukanye. Ushobora kuba umukene kubera ubunebwe, ushobora kuba umukene kubera ubujiji, ushobora no kuba umukene kubera karande cyangwa se umuvumo. Ibyo ngibyo ni ibintu byose bishobora kugutera ubukene mwene data. Rero uyu munsi nimba wifuza gukira kuva mu mwuka w'ubukene, tugiye kubana hamwe njye nawe kugira ngo dusenge. Twarebye rero muri introduction y'imivumo na za karande, twabonye ibintu bitera ubukene. Twasanze ko ari ukutumvira Imana no gukora ibyo Imana idashaka no gusenga ibigirwamana, kubyikubita imbere no kubiramya, aho twabiboneye mu Kuva ibice 20 umurongo wa 5. Rero ubukene ni amakuba byatewe no kutumvira Imana. Ubukene bishobora kuva mu kutumvira Imana cyangwa se mu bujiji bwawe cyangwa se mu bunebwe bwawe. Rero hari icyo wakora kugira ngo ukire ibyo byose. Nimba ugerageza mwene data kugira ngo umenye neza yuko uri mu mbaraga z'ubukene bitewe na karande cyangwa n'imivumo, uzabimenya gute? Ikintu cya mbere kizatuma umenya yuko uri muri izi mbaraga ari karande, atari ubunebwe cyangwa se ubujiji bwawe, nuko ugerageza gukora ibintu byose bikanga. Ushobora kuba uri umunyabwenge uzi ubwenge, ariko wajya kwiga, washaka akazi ukakabura, ukagerageza ahantu hose bikanga. Uzamenye neza yuko ari imbaraga z'ubukene buturuka ku mivumo cyangwa se kuri karande. Nubona bimeze gutyo, uzicare we mu muryango wawe, urebe mu muryango wawe uko bimeze, urebe ababonye akazi, urebe abize, urebe abantu bakize mufite, urebe buri kimwe. Nusanga nta birimo, uzamenye neza ko ari karande z'umuryango. Ariko nanone ikindi cya kabiri, nureba ugasanga ufite ubwenge, ufite imitekerereze myiza, uragerageza buri kimwe cyose ariko bikanga, uzicare usenge Imana, utabaze iyo mu ijuru kugira ngo igutabare. Rero mwene data, ushobora kuba umukene kubera ubunebwe. Hariho abantu benshi baba bakene kubera ubunebwe, bakaba bakene kubera gusesagura, kutamenya kubika, kujera ibyawe. Icyo gihe bigutera ubukene. Rero mwene data, ndakwinginga kugira ngo wigenzure urebe. Ubukene rero usanga ari uruhererekane rw'imiryango. Ugasanga mu muryango ushobora kuba uri mu muryango, ariko ugasanga abantu bo muri uwo muryango ntibashaka gukira, ntibashaka gukora, ntibashaka kubaho mu buzima bwiza, mbese bashaka kwiberaho ntacyo bakora. Hari abo uzasanga bibera mu buzima bwo gusabiriza, hari abo uzasanga bibera mu buzima bwo kuzerera, uruzerero gusa. Rero ugasanga ibyo byose, hari igihe hari umuvumo wo mu muryango hari umuntu wavuze ngo mwebwe ntimuzakira, mwebwe ntaho muzagera, cyangwa se ugasanga ni ikintu bakuvumye, barakigutongereye, nacyo baragitongera, barabiroga. Abantu bemera imbaraga z'umwijima, mwene data, nimba wemera ko Imana iriho, wemere ko na Satani ariho kandi afite imbaraga. Nimba wemera ko Imana ifite abakozi, wemere ko na Satani afite abakozi. Uyu munsi hari abantu benshi batemera yuko abarozi babaho, ariko abarozi babaho. Ushobora kuba rero muri izo mbaraga kubera imbaraga z'abarozi, ushobora kuba muri izo mbaraga kubera imbaraga z'imiryango, ushobora kuba muri izo mbaraga kubera ubujiji bwawe. Rero mwene data, sobanukirwa neza, umenye, ese ni ibyo mu muryango, ese barabindoze, ese ni ubunebwe bwanjye.
uzabimenya ute rero? Uzabimenya wegereye Imana kandi unigenzuye. Nusanga ibyo bihe rero birimo, fata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo kwinginga Imana, fata umwanya wo guhamagara Imana, fata umwanya wo gukuraho, fata umwanya wo gusenya no kurimbura. Bibiliya rero yavuze neza imigisha izatuzaho. Ndashaka ko muri uyu munsi tugiye gusenga, tugasengera umwuka w'ubukene tukawirukana mu buzima bwacu. Mu gutegeko kwa 2:28 baravuga ngo uzagira umugisha mu mudugudu uzawugiriramo no mu murima, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitega cyawe n'ikibo uvugiramo, uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Imana iguha umugisha. Imana yagusezeranyije umugisha mu gihe cyose wubahisha Imana, mu gihe cyose wumviye Imana, mu gihe cyose wakoze iby'Imana ishaka, mu gihe cyose wegereye Imana, mu gihe cyose wabwiye Imana, uzagira umugisha, uzagira umugisha. Rero mwene data, ndashaka ko dusenga, ariko habeho igihe kinini cyane cyo gusenga. Nawe wegera Imana, ucagagura imigozi, ukureho imigozi yose n'imbaraga. Reka dusenge mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, duhagaze mu butware no mu mbaraga waduhaye mu izina rya Yesu. Turasenga dukubita hasi umwuka w'ubukene, turakubita hasi umwuka w'ubujiji, turakubita hasi umwuka wo kutamenya, turakubita hasi imbaraga z'ubuyobe, turakubita hasi imbaraga z'ubunebwe, turasenya imigambi y'abadayimoni n'abapfumu n'abakonikoni, turasenya imbaraga z'abarozi n'abarozikazi n'abarogesha, turasenya imbaraga zo mu miryango yacu yose, imivumo n'imitongero, za karande z'ubukene, za karande z'ubutindi. Uyu mwuka ndawirukana ku buzima bwacu, ku buzima bw'imiryango, ku buzima bw'imiryango yacu, inshuti n'abavandimwe, mu izina rya Yesu. Ndafatanya na mwene data gusenya uyu mugozi, ndafatanya na mwene data gukuraho uyu mwuka, ndafatanya na mwene data gusenya izi mbaraga, ndakuraho, ndasenya, ndarimbura, ndahamagara imbaraga z'Imana n'umuriro w'Imana. Ndubaka ubuzima bwiza, ndubaka umugisha. Ijambo ryaratubwiye ngo tuzagira umugisha amajya n'amaza, tuzagira umugisha mu mirima, tuzagira imigisha mu rubyaro, tuzagira umugisha mu butunzi, tuziga tubona akazi, tuzacuruza twunguke, tuzabonera umugisha mu buhinzi bwacu. Ndarema muri aka kanya imbaraga z'Imana zinzanira umugisha mu izina rya Yesu. Mana, hari umugisha nambuwe, hari umugisha nanyazwe, ndawugaruza mu izina rya Yesu. Unkuremo imivumo y'imiryango yose, unkuremo imivumo y'igisekuru n'igisekuruza, unkuremo imivumo na za karande byose, ibyankururiye ubukene n'ubutindi, ibyankuruye kwinjira muri izi mbaraga. Mu izina rya Yesu turakubita hasi, turasenya, turarimbura, turasenya izo za karande, turahamagara imbaraga z'Imana. Reka datubane natwe muri byose, tugusabye tukwizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha mwene data, ndagushimiye kubana nanjye iminsi yose. Uwiteka aguha umugisha kandi akwiteho. Wibuke gukora subscribe no gusharinga. Imana yo mu